Puisa bimeze bite Nyakiso? namo kuri kuvuga akajwi gatoya. Yes ashimwe. Ahimbaza. Meze neza se? Meze neza nta kibazo. Ese uyu munsi kari kuwa kabiri ugiye gusenga kuwa kabiri? Gusenga kuwa oya uyu munsi ni umunsi wo gusoza icyumba cy'amasengesho twa turimo. Ugiye kugisoza. Mwe muri mu masengesho. Iminsi ngahe? Shatwa tumaze iminsi 40 uyu nguyu ni 39. 40? Ashaka abanyarwanda kwigana bibaba mu maraso. Yesu muramwiganye neza neza. Yesu yakoze 40. Nange mukoze 40. Murashaka kumenyekanisha. Ese Nyakiso ese bifitiye copyright. Icyo gihangano muragisore muzi nyiracyo ukuntu cyamuvuye kuko Yesu niwe wazanye umushinga wo kwizamira. Namwe muramwiganye bizaherera. Urumva Yesu ku munsi w'urubanza muzakiranuka. Ese Nyakiso ndakunda. Ubundi wabanye na Yesu buriki. Wabanye na Yesu buriki. Ko nigeze mbigerageza sinzi icyo wabura n'icyo wabona. Ubana na Yesu rero yego no gufunguka ubwonko ugafunguka no mu bitekerezo. Kuba twiyiriza iminsi 40 nagara kuvuga ngo tugiye gukora kopi cyangwa se ngo Yesu azadutera kopi. Ni igishishwa. Oya nagari ibyo. No kugenza nkuko yagenje. Okay. No kumureberaho. Kakubera icyitegererezo mbese nabyumvisha. None se icyumba cy'amasengesho bari mu mazi iminsi yose ntago mwaryaga. This man ubu ngubu mperuka kurya ejo nyine ku munsi ufata misa nko kwishimira ko iminsi mwayubara iminsi yose warayifunze. Iminsi amasengesho y'iminsi 40 warayubara cyangwa wafitemo nka 28 20 n'ingahe yose iminsi 40 ubu ngomba kuyubara yose warayubahirije ariko ugafata misa imwe yo kurya ukanasenga andi masaha yose uko asigaye ari 23 ukayaharira icyubahiro cy'Imana. Byari bose no mumazi iminsi yose mwiyiriza umunsi murarya mwisanzure. Ese cyose umubaza akabazo kambaze nta kibazo rwose. Mbere nitwareshya ariko kubera kwegera Yesu reba hano nsigaye. Okay kubera kumenya Yesu yishyize hejuru. Reba hano nsigaye ngera kandi suko nambaye inkweto ndende kandi suko nagize ahubwo nuko Yesu yanyegereye. Ari kuvuga ngo ngiye Satani ari kunkora. Nabyumvishe. Niyo message nashaka. Nanjye urumva ko nkeneye iki? Ibiryo. No, kwegera Yesu kugira ngo Yesu azagukwedura ureshe nkanjye unsumbe ku buryo n'ikipe ya basket yaguhamagaza ukaza gukina. Oh my God. Burebure n'ibiro yabigoko ndabona. Oya erega buri abajya bavuga ngo iyo umuntu ari kugenda bamuremure agenda abarambu. Okay. Oya nta kibazo rwose. Icyo nashaka kubabaza nyine hari ibyo kurya biba bigenewe abantu bitabiriye amasengesho ku buryo umuntu yabagana. Nta wamenya nyine ifatanya namwe sinzi niba bishoboka. Gusa nayo nshaka gusenga. Icyo ngamije hari ni gushaka gusenga ntegera Yesu. Ibiryo rero biteganya. Okay muri gusengera Mumu ngo tujyana gusengera twajyana birasaba gutebeza gusa byo ese ko kora bujyanye no gusenga cyangwa urabujyanye Yari mumu man. no gukora amaso urebye nabyo biraba birimo. No gusenga biraba birimo. No gusenga Nyakiso ngiye buriya nanjye ubuzima uri kunyura mu uyu munsi nawunyuze mu myaka 10 ishize. Ni warabunyuzemo gura ahita unyumva cyane ariko niyo mpamvu icyo ndikubwira kurya sicyo cy'ingenzi. Gusa nyine nabyo birabinjyanye ntago nakubeshya. None se ugira ngo ngere hariya bigutungure reka ngiye bikubwira ahubwo ikintu nshaka kuza kumfasha niba ubinyemera ko nako twabanye nawe rwose kusa sibyo kuba usigaye ubana na Yesu bivuga ko nabandi mutaba cyangwa ugiye gutandukana n'abandi. Buriya nawe ngufata nka Yesu. Mfata nka Yesu. Nge ntago nakemera kwitangira abantu. Ntago kwitangira nk'abantu. Oya wantera Yesu navuze ngo buri muntu wese ujye umubona mu ishusho yawe. Niyo mpamvu rero mubona mu ishusho Yesu ariko ntago uri Yesu. None ramisumari ikintero wa mbere tavuga ni kwisa ndamwigari mwitangiye mu muhanira ibyaha. Oya ntago byakunda rwose. Muzafata agakiza rya. Okay tureke ibyo kwitira wowe wabikora se. Tureke imisumari. Tureke imisumari igikwasi cyo bakigushora. Singo Satani araguhamagaye. Oya ntago ari Satani. Reka ndebe none se iyo nama pastor warumamagaye. Pastor watinze. Oya naga nacereka mwitabye nkumva ariko none se umva bubwira wabinyemereza uvuge ko ndumwe muri bo nta kintu ndibwice nta kintu ndibwangize ngiye kira
kinjanye no kurya ngewe uravuga ko ndi umwe muri mwe nawe ndagerageza kwisanisha nk'umwe muri mwe kugira ngo abantu batabona ntago twakoranye amasengesho yose mvuye noneho uvuga ko umushyitsi ndi umushyitsi wawe sengeraga mu rundi rurembo mu yindi paruwasi babyumva nk'inshuti yanjye rwose kuko urabona nabwiye so kurya gusa abwira uzukuriya igikorwa cyo mu buriri kuko uzirwanye igikorwa n'urugero uzukuriya igikorwa n'urugero ruraho tera inzara oya nta rugero ruraho kuko urumva wijanditse mu ingeso y'ubusambanyi utunganye nsambanisha umuntu Jackson kurya gusa nibyo byonyine rwose ushaka kabisa ndewe ntago nabikwaye kuko ntabwo ijambo ry'Imana ryanyu nari bacura ntabwo nibyo kurya gusa nta kibazo ahubwo umva ikintu ushaka ni iki bisa nizere ko oya nibyo ndabikora twitwara neza twitwara neza kandi binakuviramo kwakira Yesu nta kibazo rwose muvandimwe ntakibazo rwose wahanyereka ni hariya okay nta kibazo ko nice nizere ko tudaca kwa Rusiya kwande Rusiya rinda tujye turyama nitwa Rusiya nizere ko tutahaca nanize kuza urujya ni ishushanya Jackson uranyemerera nza kugusengera Oh Jesus. Amen. Oh Jesus. Amen. Amen. Oh papa unijuru. uvuka mu ijuru burya nzi ko wanyari Kigali Bakristo bavandimwe bagenzi banjye bari muvandimwe kongera nasi ubona ntabwo yaringiye ona Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. bavandimwe naguciye mu ijambo yigeze kuba umunyonzi haleluya uwo ni umunyonzi arimo ararinyukira n'agapedali Umuvandimwe wabaye umunyonzi ariko so yari umunyonzi Abo kera yabaye umunyonzi wanyoga ikinga. ni se Ni papa wewe yanyoza ikinga. None washinze tore. Haleluya. Isoko Imana yonyine izivuga ngo kituzoko. Taba yiringi uzagi yagute. Sako kwa nisoni. Amen. akomenye mwariye Umuvandimwe buriya rero kugira ngo dukorere Imana bisaba kuba twariye cyane. Bisaba umutima. Ntabwo umuntu azatungwa n'umugati gusa azatungwa n'amagambo ava mu ijambo. Amen. Amen. Ukanwa kuwiteka. Amen. 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 tuze kwibuka ko hari abantu badafite ubwishingizi kuzamura mwitwaje haleluya ziriba ziraza Yesu yapfiriye ku musaraba ibyaha zacu kandi yani ibibazo. nyuma yuko Yesu apfuye nakwisha Oya yenda yagize ngo icyo musobanuye munyanga ngakubwira niyo wogera hayo umunsi wazaroshe tuzofata Bavandimwe. Haleluya. ariko rero izi haleluya zitunguranye sinzi niba muzemera urumva nk'ubu bamenye amatwi nka bya bisasu tujya twumva kubisa umuntu Yesu Haleluya. amen Haleluya. yarari kumbaza se meze neza itaterana izi zitunguranye rero nta kibazo hano umuntu wese karafashwa uko ari we nta principe. Haleluya. Urakoze cyane. Haleluya. Bavandimwe ikintu ushaka kubabwira y'amazina yanjye nitwa Pastor Sebatunzi Batanzi. Nagira ngo dutangire amateraniro twibwirana tumenyane kuba tutamaranye iminsi mu masengesho nabo tubamenye. Reka duhera aho hirya kuri uwo musore wakaraze imisatsi Jesus. kugira ngo nawe tuze kumusengera asokoze. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. twakubaza imisatsi wayikaraze bishaka cyangwa yari ikaraze Mu twazanye n'umuvandimwe wenda turi kubana ubutanzi abanyitanye so ndabasubira haranditse ngo iminsi yanyu Aho. hari abazihisha mu ijambo ry'Imana bagashaka gusebya izina ry'Imana
kandi muri Bibiliya haranditse ngo kubera iki mwoza ibikombe inyuma imbere muri amasega ajya haleluya izina ry'Imana Haleluya. ndetse no muri Bibiliya no muri dictionary habirimo Bibiliya na dictionary Bibiliya na dictionary bitandukanye nyine icyo cyatsi kuvuga ibyo bintu Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu muvandimwe wamwita Nyakisubo. Yego Ninjye bamuvanye mu rurembo rwa ADPR yitwa Ruhondo. Ntimugire ikibazo. abakristo bene data rero urusengero rw'umwuka rwiteranye n'isuku. Niba bavuze ngo tugeze mu mwanya wo kwibwirana nk'abakristo niyo naba nkuzi wisubiramo ukivuga kuko arabatavuze cyane turabizi buri gihe tuvuga ngo umwami Yesu turamuzi ariko nawe ubwo yaratubwiraga ati ndi umwana w'Imana tukaba tubizi iyo bavuze rero ngo ivuge ntabwo baba bavuze ngo ivuge nk'ubugari Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu yashimwe bongera bwa kabiri kubera Yesu yashimwe sibyo Yesu mwine mwimuhundagaze Imana urimo kuzamusha arimo abashefu ijambo ni rya polisi Yesu ashimwe. amina Mbere yuko mbibwira reka mbabwire ijambo ryo muri Yesaya. Yesaya yaragize ati umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Haleluya. Umukiza w'abanyamahanga azaturuka he? mu biryo nari ngize ko uduce dusanga tuzi si ni buriya twagiranye no mu biryo Isiyoni ni agace ko muri Yerusalemu. Yesu ashimwe. Amazina yanjye banyita Kubisa cyangwa se Kabisa. Naturutse mu rurembo rwa ADPR Ruhondo. Yesu ashimwe. Amen. Yesu akomeze abantu natwe. urakoze kwivuga muvandimwe kadukurikizeho uyu mugabo wundi muri kumwe nawe yivuge tumumenye cyane muvandimwe ariko turateganya ko twazarwita Nazareti ariko tutararenga aho ngaho mumfashe umuvandimwe nadukuraho hari inshuti yanjye ngira ishobora kudukenera uretse gato Kristo mwene data tubana bivuze ko uturuka mu itorero rya Ruhondo niwe mu rurembo hagati yanyu harimo umukozi wa Satani kandi buriya afite ababyeyi benshi cyane ijambo riravuga riratubwira ngo hani habamo kwivuguruzanya hazaba harimo umwuka haleluya amena amen uyavuze ko uturuka mu rurembo rwa Ruhondo yego uvuga ko ururembo uturukamo nawe ubwawe utabuze ko rutarabaho kandi mwazanye hagati aho turi kumwe na Satani reka mbabwire Yesu yapfiriye abanyabyaha mu mureke n'ibyaha ze ashobora kuza gukira nimbyegera oya yatakibazo ariko si yo murebye mubona turi mu isi dufashe igihe mu ntambara patino ihangane wenda akanyuzemo ese Yesu ko bavuga ngo yapfiriye abanyabyaha Yesu mubona ataruhirije ubusa kuko abanyabyaha baracyaturimo n'uyu nguyu usa afite ababyeyi kera barakuze ko barasize ngo ngoya ikintu mvuze ntabwo mbivuze nkanjye niko bavuga dufate nk'uru rugero umuvandimwe aravuga ati uyu nguyu yavuze ngo aturuka mu rurembo rwa ADPR Ruhondo ariko niwe uretse mu bazi urakaye reka mubaze ikintu giye nibwo dufata umukristo umaze iminsi 40 mu masengesho uvuga ngo afite ibyaha kandi yari amaze iminsi ari koga akomaze ijana mu mubano n'icyo bifite nakupfira gusa mubazi uri hano w'inzu uri mu gasozi twibuka yuko na wa mwana w'ikirara aho kera ndiyashitse ayiwe yoga haguruka ayiwe nukuri na haguruke tumurangire biranga mwana washitse mbabwire wowe hagiye ngo witwa amazina yanjye nitwa Nyakso none se Nyakso karame wenda oya wanankunze nda Jesus ko mfite umukunzi oya ngese umugabo mu biyaga bigari. umugabo kumva Utinya kuvuga ngo akunda umukozi w'Imana. amena reka mbamubwire Satani we twabonye ko akurimo pe ariko Nyagasani ashobora kuza kukugirira neza ugahabwa umugisha hano kuri kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye ahubwo wivugaga reka abandi bakomeze ako ndagira ngo tumumenyeshe ko Guma yavuyeho niba ari gushaka akazi ko kubaking urumva arimo aragushyiramo akaririmbo ko sinzi ikintu ivuze ariko basamuze kubyiga
muvandi warangije kwivuga twakomeje kuri mugenzi wacu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nitwa umukozi w'Imana nk'uko mubizi ndi umudiyakoni. Nitwa Kabengera Patino. Haleluya. Nkaba Vugana na Tijara. Bavandi hano ntabwo muri kungurana ibitekerezo mu tubabari. Komeza wivuge. Basi n'umusore wareka natambutse igihe ikibazo gikomeye narahuze Tijara afite umushuti bamwita Ramazani afite umukobwa namutuma twagereje kuyijyana ibyo ngibyo byari bya kera ntarakizwa ariko iyo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ese duhinduka gute duhinduka ibyaremwe bishya mujya mubona nk'ikirahure cyari kirimo icyayi iyo bagishyizemo amazi kita kera kandi ubu nikomeze. Amen. Amen. Umwami Imana nahabwa icyubahiro. Iteka Reka byose rwose Haranditse ngo mu gihe muzamuri kumwe nanjye uko byagenda kose Satani azashaka uburyo abacengeramo. Haleluya. Amen. 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 Amena. Haranditse ngo igihe muzamuri kunyambaza Satani azashaka uburyo abinjiramo. Ashobora kuza yambaye ikote ry'umutuku cyangwa yambaye ishati y'ubururu. Rusier. Ashobora kuza ari yirabura cyangwa ari mugufi. Ashobora kuba yitwa Claude, Gisele cyangwa Suzanne. Ibyo byose ni ibimenyetso biranga Satani. Amen. Amen. Ashobora kuba mugufi cyangwa muremure. Ashobora kuba abyibushye cyangwa ananutse. Muremure cyangwa mugufi. Yarakutse amenyo cyangwa afite yose. yego Tutirengagije yuko ashobora kuba areba cyangwa atareba. Haleluya. Ibyo byose Ibigaragaza Satani. naho Satani yakwisha akaza gusenya umugambi w'Imana. Amen. Amen. Muvandi akantu ashaka kongeraho wa muntu uza mu masengesho muri gusenga akaza avuga ibintu bidahuye bidahwitse yego akaza yambaye amashati acitse n'imyenda yacitse uwo muntu ntabwo wapfa kumwizera. siko ntabwo wahita wegera imbere tukagusengera kubona wambaye deshire Yeni bisanzwe basanzwe bazi ko nyambara. Muvandi Bavuze umushyashya muri twe. njye ntabwo yacitse kunyika ikoze kuko bayitoze simbizi n'ibyago Nta kise bakora gutyo. dukomeze twibwirane. Tugeze kuri ariko ntabwo watwibwiye amazina nabibabwiye nitwa Kabengera Patino. kabengera kera Ndi umudiyakoni w'ururembo rwa. ariko mwavuze Amen. Amen. kuko nabibabwiye ngira ngo nivuze akantu ashaka kongeraho ni ukuriye rino torero niwe mukuru muri abo bantu ntabwo ari ubukuru. aka gakecuru n'akari kwayo urabona nitse Nakubwira. Imana ikubabarire. Amen. Kandi nawe ndakubabarira. Amen. 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 Muvandi mbere yo kujya kuvuga ujye ubanza utekereze ukatubera kudufasha ese ko iyo harimo imirire unatekereza sibo wabizanye n'ibiryo nabizanye Ko nabyo tugira hano. Yaje gufata hari umuhazwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Amen. amen 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 ndagira ngo dukomeze kuri mushiki wacu yivuge nawe kugira ngo twihute Cyane. Asifiwe. Amen. Amazina yanjye nitwa Aisha. Oya niko banyise. ko bakwise iwanyu Kandi bagwaye ikizani Amaraso ya Yesu yaratubatuye. Yahoze ari umuyisilamu ariko aza kuba umukristo. Icyangombwa mwabasambane nuko banze. niko basinda rya impamvu nuko mwe muvuga izina njye ngira ikibazo cyo kubwira abantu cyangwa ugira ikibazo cy'ivuzivuzi. Ese urinja rwa Satani. Umuvugizi we. Uri inshyamutsi y'Imana. cyangwa kiri Yaguhaye akazi bana yarakampaye wakwihangana ugaceceka ku nta kibazo ariko nibyo Imana wari uzi ko si igira ibihano biremeye. Ushobora kumera nk'indi. Warohama. Ushobora no gupfa witangira Urushyi rw'Imana ni inkuba itagira amazi.
muvande reka akomeze rero nkaba ndirimba muri worship team. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Turi mu rusengero. Haleluya! Amen. Yesu adusetse buriya igitwenge cya Yesu kiza kuzamura ugasimbuka ugasimba niyo wava mu rugo nta bugari bwo gucumba ariko ukavuga ngo Yesu arikaraze. Haleluya. Naje nitwa Nyamwiza. Yesu asetsa bigeza asetsa bigeza yo gusetsa kagushitsa no muri Amerika. Haleluya. Amen. Merci Yesu mushyire kuri line up ya Gen Z warasatsa byatangiye ngo arimo Ntuzagereranye byose. negize Kayizari tubahinde Kayizari Imana. n'ibyo bita Merci wiharire Nitwa Nyamwiza kaba nshinzwe abinginzi muri rurembo rwacu murakoze cyane Imana imuhane. Amen. 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 Muvandimwe. Haleluya. Amen. Usanga isura yawe. usanga isura yawe. Amen. Amen. So, mu mazina yanjye bamita Murundi Murundi. Ushaka umuburanye nawe ari sambana. Ni imikeke. Ibyo waruriye. Warakoze cyane. Mubwiye ijambo uraza ryiza. kubyarura ryari Ni ukuvuga ngo ikintu bashatse kukubwira ujye ureba ibikureba wite ku bintu byawe bitari byaho bireka. N'abandi umudiyakoni. Amen. Haleluya. Amen. umudiyakoni Ubwo icyo kwivuga kirangiye rero bavandimwe. turazajya burangaho Pasiteri Elata arakoze cyane kwibwirana muri rusange. Muribuka ko muri groupe y'urusengero ya WhatsApp dufite uyu munsi twashyizeho umugoroba uherekeza ya masengesho y'iminsi 40 tumazemo twiyiriza yo kuza kwatura kwihana no kwatura ibyaha. Ndakeka n'ubundi kwihana no kwatura tubanza twihane twatura inyuma cyangwa turatura Turabikora rimwe. turabikorera rimwe. twihane. Okay ni melange kandi ndibuka yuko twese twabihuje nuko bitaba byiza ko dutangira iyi gahunda yo kwatura tunihana kugira ngo tuze kubona n'umwanya wo kuza gusengera tugashyira amasengesho mu masaha y'ijoro urabona ko uyu mubu uwo ni umwambaro wa Satani. Hanyuma twavuze ko turi buze guhera ku bashyitsi ariko guhera ku bashyitsi bigoye reka duhere ku basanzwe. Iyo ugeze mu nzu ya data bakakwakira ukaba uri umwana w'Imana uri umuvandimwe muri Kristo cyangwa ushitse urimo. Ntabwo wahitamo aho duhera. Ubwo muri ya gahunda kubera ko mu rusengero wa mugani mu nzu ya data twese tuba turi abasangwa ariko ntibikora ko ari ubwa mbere tukubona muri data wowe ndagira ngo duhere kuri Diakoni Murundi turaza gutya pasiteri yo muri Bisika umushumba tugere kuri Misa kozi w'Imana turaza gusoreza kuri uyu mutambyi niba cyangwa ko twaba ngiye kukoza umara buriya ndi umuyobozi nuko nigeze mbibabwira cyangwa nshaka kwishyira hejuru ururembo rwacu ndi umuyobozi. So rero hano ntimuze kumpa ibyubahiro ntabwo nkunda ibyubahiro ntimuze kumpa ibyubahiro kumva ko umuyobozi Uyobora he muvandimwe? njye nyibura mu rurembo rw'iwacu tu Abayobozi bose ko mbazi. reka twe kuvuga menshi kugira ngo tuze kubona umwanya mwiza wo kuza gusenga. Reka duhere kuri Murundi azajya yatura noneho twumve koko uko bimeze kuko hari n'ukuntu usanga buretse gatoya hari ukuntu usanga icyaha twebwe nk'abantu tubona ko ari icyaha imbere ya data ushobora byose mu by'ukuri atari n'icyaha. Haleluya. Ariko turabizi yuko nta cyaha kiri mu kugura inda nawe mbivuga abantu bakandeba nabi kubera ko Gicaza uja muri za mayinja. Sorry gato. Uja muri za mayinja. Mvuze ko pasiteri Sagatwa asa nkaho ari umumodo w'itwenge naba mbeshya ariko ntabwo ibyo nabivuga. Satani ndamutwitse. Mw'izina rya Yesu Satani ndamutwitse. Binzobe. Mw'izina rya Yesu. Amen. Ndabizi yuko haranditse ngo ahakoraniye abarenze 2 3 4 umwami Imana arabasanga. Yewe. Amen. Amen. Mureke Satani ataza
tumudobye cyangwa Ngo turogoye. icyuho Yego, cyo kugira ngo acemo aze kurogoya umugambi w'Imana. Reka twahereye kuri diakoni mu bundi dukomeza gake gakeya ducunguze uburyo umwe tugira tuzi ku mwanya wo gusenga. Haleluya. amen amen Amagambo make reka turi ibyaha bibiri nakoze numva ko nari nicaye nanjye no mu mutima uranjye amagambo kango gushora kumva koko ibyo ntabwo sawa. Ikintu cya mbere natura nakanje kaje kumusura turi inshuti urareka umwana nawe kwita mu muryango kuko dutwara ni ikibuga shitani yangu ariko buriya kari kanyipambaje aho namwita ku mwande Yesu. Imana ikubabarire. ntiwabona umuntu yakwipampaje uko inyama Mu izina rya Yesu. Imana Imana kubabarira rya Yesu. Kurya ari inyama bayita umutura. izina ry'Imana yaramuha ariko basi tuvugisha mushyigikiye ibi bintu hano turi kwiyana. turi kwiha Cyabayeho nikuze. ariko ibyo bintu tubice warubitse We nabyaho ufite tuzagenda tubicika. We nabyaho ufite. n'ukuri kw'Imana reka mbabwize ukuri bavanye ndi umuvandimwe mugenzi wanjye ariko nimva aha iki kirego ndagitanga ntabwo turi mu nzu y'Imana ni ukuvuga ngo uwo mwana yarahohotewe abura ubutabera kandi kandi ubwo nabyemeje iki kirego inzu ndagitanga y'Imana duca ibiti Oh tugasobanura. Jesus. iyo umuntu yatuye nta muntu wemerewe kuvuga ibintu umuntu yaturiye hanze birangirira hano iyo ubivuze Imana iraguhana amen kanandika cya message kimwe cyo kwatura sorry si telefone y'umuvandimwe muri karuguru gutuma Imana yumviriza kwatura kwanjye sikaje cya kimwe cyo kwatura sinje nagiye kwa Claude acuza butike muri quartier turaturanye ndamusaba kawunga namusaba utundi tumutunge ariko aranyishuza yibagira agaseza ntiyakanyishuza nanjye umwana w'abandi navuga ati nta mpamvu yo kutajya ibyipfushije Oh, mu izina rya Yesu. dayimoni w'ubuhemu waribye. okay muri ibyo ushaka ko Imana ibanza kukubarira iki byose bibabaza oya ni kimwe muri ibyo kuko ibyo Uyu ufite ntabwo ari Aho cyacu. turagura Imana. Imana yakumvisha. ushinzwe icyaha Amen. Imana ikubabarire natwe turakubabarira. sinumwashita Bavandi ngira ngo turaza kubisengera nyuma byose reka dukomeze n'uyu nguyu nawe. Haleluya. Amen. Tuzatubwire tegeke mu buzima. Nari nzi ko ndi umukristo kandi cyane mare ndacumbaturanye n'abantu nagiye kurahura kera nananiwe gucana imbaba yanjye ngo ndahure ncumbe kera isosi yari ihari ngo ncumbe mare noneho umwana w'umuturanyi nyina yariye umuriro iyi nkuru bayishyize mu magambo yasomwa n'abangaba twese wayisoma banimba okay buretse tuvugisha ukuri ijambo rya mbere atangira uniri inkuru imeze umutwe w'amagambo n'uwo yagiye kurahura mu baturanyi agiye gusoma ubugari bari mu baturanyi noneho rero umwana ashike maze gucumba bizangoye gucana ndamureka akaza ndeba njya ubugari ndangije ndabona Umudayimoni kandi kera satani yari ufunga urazi nta kibazo Kandi nta kibazo twabarira. nibona icyaha cya kabiri cyambangamiye urumva mvuye ruguru ntabwo haba bino byasi by'inaha marishitsi hano nagerageje mu izina rya Yesu. Jya Yesu. Toka shetani. Imana kandi ibabarire cyane Toka shetani. Sibavandi ihangane twakomeza kuri Aisha. njyewe Imana imbabarire kubeshya ibintu bya buri munsi wabituma mu maraso byo si icyaha kubera ko ntawe utabeshya turakugeraho twakumvise okay nta kibazo nuko ntabwo ndi gushaka ko avuga ibyaha biri rusange ibyo ntawe utabeshya icyo nicyo cyaha njyewe nicuza kuko ngikora buri munsi nshobora kubeshya buri munsi Imana imbabarire baransengera biraza kurangira Haleluya. icya kabiri nari mfite kijyanye n'uyu muvandimwe yari avuzeho nanjye nari maze iminsi bari kumva ku rumogi nkasomaho Umudayimoni ari kuva niyo mpamvu ibisuko byarashaje ntiyabimenya umujyi ni mubi Umudayimoni w'umujyi ari kuvayo mu izina rya Yesu. Turamutwitse. n'ibyo ngewe nanjye nagira ngo mbanze mbisigureho ejo bundi umugore twarashwanye nijoro aranyima imiki natwe tuzamusabe twumve niba ajya yimana umwana muto ataza kubeshyera umuntu hano ntukigire umwana hano yego icyo nashaka kuvuga ni nari meze nabi mpita ko ndasohoka nikoza hariya kuri rafiki ubwo mba ndazamutse kandi bavandimwe muzahaca namwe mutazagwa ubwo mbagize gutya
banguza indahe Imana bakobwa muranga nibyo bajya bavuga niba munigurishije mushyire ku biciro bikireba nk'ubu baramuhenze si ukumuhenda bimurishije se ikindi jije nuko nasubiye nsanga umugore yari yabyemeye n'izina rya Yesu Imana ikugirira mama pastor niwe wakoze ibyo nanjye mbwire suvade nawe amena amen pastor Imana kubabarira rata kuzimana haleluya amen amuvana icyaha cya Bakiyana no gufana Kiyovu icyaha gikomeye cyane iheruka igikombe cyanjye tubyandika hariya so sinzi ntukavanga amasaka n'amasakamento amena icyaha ni icyaha icyo cyaha ntabwo cyari kiri mu byana napanze ariko reka nacyo nyishyiremo urakuze cyane iyi kipe yo mu Biryogo yari yarankuye ku bintu by'umupira Biryogo ndayanga kugeza ubwo haje mu marangi yavuye ku cyaha ajya ku nzoga nagezeho byibura basi nikundira amarangi ariko icyo ntabwo aricyo cyane navuze ngo ndibuze kwatura amena amena uri kujyayo ukajya unywa amarangi amena nawe rero wivanga ibintu yewe icyaha cyangwa ikintu nje kwiyaturira njyewe aka kanya icyo navuga ko nje kwatura ni ingeso amen amen ni urubwa kuri njyewe nk'umuntu w'umusore w'umugabo tunze umugore n'abana izina rya Yesu satani atsinzwe mu izina rya Yesu mfite umugore mfite umuryango muri makeya ariko irangeso yo kureba ziriya filime z'urukozasoni Rwanda ariko bari abakinnyi menya basigaye babahemba make kuko urabona ntabwo bagikina neza nta gatege ubura nta kabaraga ewa narasunika adasunika sinzi ikintu cyabaye ariko aba producer biba biriya bintu bakwiye ko umuvandi ntimukomeze kutureba gutya buriya umuntu aba yaranyuze mu bintu byinshi ahubwo se umuntu wafanaga ninde nakundaga miyakari uzi umunyagano witwa Orowa Femi n'uwo wamumenye yarabinkorera Jesus nabishyizeho umutima nka website ari iwabo none iyo byageraga ku bintu bya hariya nabaga nayakanuye reka nkubwire muvandi cyakoze reka nkubwire tuva kuri kandi wapfuye yarihuse noneho muri telefone yanjye wasangaga harimo foda zitandukanye harimo ngo abakuru harimo ngo akabakuru biratandukanye harimo ngo amazi harimo nakitwa ngo efrakatama iyanjye nayitaga indirimbo za mira ariko nibutse ko nari mfitemo amayobera nanjye kera mwabigize ikiganiro sorry tuba turi kwibutsa ibyahise kugira ngo dukomeze ibuka hahise hawe kugira ngo ujye mu hasaza noneho muri ino minsi n'izina rya Yesu mfite umukobwa muri ino minsi uri kubinkorera bamwita Noweline reka nkubwire n'ukuri kw'Imana niba umuntu hano yapfa mu gatenga yaratinyutse akajya kuri iriya website ndetse ko n'akabone makanciranye ariko sinteganya kugura kandi nanjye ndamuzi n'inshuti yanjye tujya tunakorana n'ibiganiro ariko sinteganya kugura kandi kubera ko biriya nta kintu cyiza nabiboneyeho umuvandimwe sinzi niba ari kubyirata ariko yagakwiye kuba ari kubyicuza hari ako nabonye amaze ngo orara ndavuga nti amena mbabare munsi arahandi aba yamuparamiye yamwunamisha uvuga ati mana yanjye aba bantu koko nukuri pe Imana ikimbabarira icyo cyaha nukuri kw'Imana icyo cyaha muvandi impamvu mubona nakomeje kumufasha nuko byanyibukije nanjye ibihe ngira ngo twahita dukomeza tugakomereza ku muvandimwe okay murakoze cyane nanjye mbere na mbere amazina yanjye banyita Nyexo Oh my god. ndaturutse n'ubundi mu rurembo rwa Nazareti ikitaruzura n'izina ariko tubifite mu ntekerezo kuzarwita gutyo naho ngaho naturutse nkaba ndi umuvandimwe n'ubundi ariko ndagira ngo bavandimwe bakristo bavandimwe nihane icyaha cyo kurya ruswa cyane cyane ishingiye ku gitsina izina rya Yesu murakoze cyane nanjye ibyo bintu rwose nabitokesheje niyo mpamvu nabiretse kera no kwikuma n'uwayimaye wagerageje kuyimereza nuko nabitekereje nabikoze ariko ntabwo nahise mbikora no kuvuga ngo ngende kwihana icyo cyaha Imana ibabarire iyo ruswa yiruka ryari
shako yabuze nabakizitanga kubera ko ariko ni byiza kuri twe kubera ko nk'abakozi b'Imana bituma ibigeragezo bigabanuka so ndumva icyo kintu Imana yakimbabarira rwose murakoze cyane Mani cyane kubifasha mu yego Mani kwabare muvandi nawe batubwira irango fe ifite amaguru ko mbona iri guhindura urabona niko yatangiye imeze sorry nari binagiraga okay nakibazo muvandi nawe wa katura Yesu ashimwe Amen. Yesu ashimwe Amen. amini gitari gikomeye abantu ntago bararya gikomeye yambereye haleluya Haleluya umwami ni gitare gikomeye mufani twibuke ko ari abantu batararya muvandi abanza nirege kuko no kuvuga ngo Imana yarigiye kumushyira ahagaragara ahita dukinga agakorasi mu maso sinamubonye Jesta ashimwe oya ntashimwe turamushima nyuma yuko twumvisha ibyo wiregaye kuba bari none tumushime sinzi niba muvandi wagira vuba Yesu ashimwe nagira ngo nere kuba korasi kugira ngo mumfashe muvandi agakorasi baririmba nyuma yo kwatura Sibyo ko Yesu twanaririmba. ashimwe yego Yesu ashimwe Imana ibabarire gusambana Imana ibabarire kwifuza abandi naguza okay urumva yanyuze iwabo none se ntabwo uzongera kubikora ntabwo uzongera urabona ko ni ikizamini ntabwo uzongera okay reka sorry yego nawe tworohe Yesu ashimwe Imana ibabarire gusambana Imana ibabarire kwifuza abandi izina rya Yesu Imana ibabarire Imana ibabarire kureba abamama abadamu bifuza umudayimoni wiraye N'abagabo. n'izina rya Yesu Imana ikubabarire bakristo bavandimwe kugira ngo buri wese yarangije oya ntabwo turarangiza uretse uretse muduha abakobwa turangiza n'izina rya Yesu sorry nawe ntabwo aba rega ikinyarwanda gifite amagambo ego bo nagira ngo babwire impamvu nashyizeho uyu mwanya wo kwatura yego nagiraga ngo ndebe ese abantu bari buvuga ibyaha bya nyabyo ni abahe yego mu by'ukuri nabishyizeho kubera icyaha cy'ubusambanyi kiri kubaho ariko mbabajwe nuko nta mugabo n'umwe ukivuza usibye uretse muvande bityo rero reka mbata amazi imbere ya bagenzi banyu nifashisha gaju wakinjira kajurinde ugiye guhita amazi ukoresha uramubona uyu nawe ni umuvandimwe mugenzi wacu yahisemo kwihana yerekana ukuri kuko mwe mwanze kukwerekana gaju watubwira abo bantu abaribo Yesu ashimwe bazwi nishimiye ko ndi hano amazina yitwa Gaju nkaba ninjinje kwihana icyaha cy'ubusambanyi izina rya Yesu mbere na mbere ndihana icyaha cy'ubusambanyi nanabwira uwo tugikorana amfashe kwihana gaju yihanga ariko dushaka kuba twereka gaju ubundi ni uwuhe السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. abibona impamvu dukunda filime zimwe n'abakinnyi dukunda tugasanga n'ubundi turabahuje murana kubera iki sinzi wowe uca muri Google ngewe usanzwe ntabwo nca muri Google nca muri Safari ya iPhone buriya niyo yerekana iziheruka kandi bakunda gushyiraho ibinyafurika byinshi kandi ibinyafurika bisambanira mu mwijima ureba HD cyangwa ureba izaki wanjye ni HD kuko njye ntari kukubona neza ngo ewana ntabwo nabibona siko dutamanye noneho hari umunyaziya mushyashya waramubonye uriya munyaziya akita Nikita funka ubuse ko dufashwa turakora iki ubundi wadusubije tugende twongere